Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane bwoko bw'Imana. Uwiteka yongeye kuduha umwanya kugira ngo dusangire ijambo. Imana ikomeze kubana natwe kandi dushyigikire. Reka dusenge Imana. Turagushimiye mwami Imana, turagushimiye Uwiteka. Nyiricyubahiro turaguhimbaje, ugira neza bugacya bukira. Uyu mwanya nyiringabo tugiye gusangira ku ijambo ryawe, ariko ndakwinginze banzu tweze uduhumanure mu izina rya Yesu, kuko iyo dukandagiye turacumura, iyo turebye turacumura, iyo tuvuze turacumura. Twezeho igomwa ryose mu izina rya Yesu, gukiranirwa kose kudukureho, maze ubane natwe dushyigikire. Twumve iki ijambo ryawe ridusaba ndetse n'icyo ridutegeka. Tugire neza utwambike imbaraga, uri Imana ivuga bikaba, bitegetse birakomera mu izina rya Yesu mbigusabye. Amen. Bwoko bw'Imana tugiye gusangira ijambo. Turaza gusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso mu bice 4, turaya ku murongo wa 17 tugeze ku 19. Turaza no gusoma mu bice byo 5. Imana ikomeze kudufasha kandi itugirire neza. Duhere ku murongo wa 17 haranditse ati: nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanyije no kwifuza. Reka nsubiremo. Randitse ati: nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, kugira gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Imana ikomeze kuturengera ndetse no kubana natwe bwoko bw'Imana. Dusomye ijambo ryiza. Pawulo yarimo yandikira Abefeso ababwira uko yumva bameze, batakigenda nk'abatagira ubwenge, cyangwa se batakimeze nk'abinjiji cyangwa nk'abanyabyaha, cyangwa se nk'abakora ibibi, ahubwo bagendera mu buntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana itugire neza kandi Imana idusanga. Arabandikira rero ngo nicyo gituma mvuga ibi abihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ahamya yuko Abefeso batakigenda nk'abapagani, batagikora iby'abantu bapfe kuboneka, ahubwo bagendera mu ijambo, bagendera mu by'Imana ishaka, bagenda mu murongo Imana ibifuzamo. Pawulo we yumvaga yuko ariko bagomba kuba bameze, kandi nk'uko yabihamyaga niko bagombaga kuba bagira gute, kuba bameze. Bagomba kuba biringiye Uwiteka, bagomba kuba bagendera mu ijambo ry'Imana. Yumvaga yuko ariko bagomba kuba bameze. Rero avuga ku bapagani uko bagomba kuba bameze, bo ngo abapagani bakora iby'isoni nkeya. Rero umuntu wese udakora ibikwiriye, udakora ibitunganye, uwo nguwo aba ari umupagani. Udakora iby'umwuka ashaka, udakora iby'Uwiteka Imana imushakaho, uwo nguwo aba akiri iki? Aba akiri umupagani. Pawulo rero aravuga ati: mpamya yuko nanjye ubu ngubu uyu mwanya mpamya yuko abatoranijwe na Kristo, abakurikiza iby'Imana ishaka, abasenga Imana mu kuri no mu mwuka, abayikorera bayiringiye, abo ngabo ntabwo baba bakiri abapagani, ntabwo baba bagikora iby'isoni nke. Iby'isoni nke rero ni byinshi. Hari umuntu uzumva ngo ngewe ndakijijwe, ndi umwe mu bakijijwe, mu batoranijwe, ariko akiri umupagane, yibeshya yuko afite agakiza muri we, kumbi ari umupagane kubera ibyo agira gute, ibyo akora.
ntabwo rero umuntu yavuga ngo ngewe ngo ntabwo ndi umupagani kandi akora iby'abapagani. Iyo ugikora iby'abapagani ubwo nawe uba ukiri umupagani. Ntabwo uba uri wa wundi Pawulo yahamije hano avuga ati mwebwe mpamya yuko mutakigendera mu nzira z'iki z'abapagani, mutakigendera mu nzira z'iki z'abantu batagira ubwenge. Kuko yabandikiye ijambo ryiza mu bice 5 ku murongo wa 15 aravuga ati nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Rero abo ngabo yavugaga rero ni abagenda nk'abanyabwenge, ni abatagenda nk'abatagira ubwenge. Nkuko yababwiraga ati mwirinde cyane uko mugenda. Rero ugenda nk'umunyabwenge uwo nguwo ntabwo aba akiri umupagani, uwo nguwo abakora iby'umwami Imana imushakaho. Rero arimo ababwira ku murongo wa 19 aravuga kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Abo bapagani ntabwo ari abandi, ahubwo ni abakora iby'isoni nke. Rero iby'isoni nke ni byinshi cyane. Umuntu ushobora kumusanga mu nzu y'Imana yimazemo imyaka 20 aza gusenga, aririmba muri korari, abwiriza agira gute, ariko ari umupagani bitewe n'ibikorwa agira gute akora. Atagenda nk'umunyabwenge ahubwo agenda nk'iki nk'utagira ubwenge. Ari umupagani. Ugasanga umuntu ari mu nzu y'Imana ariko hari akantu kamunaniye kamubasate rwose, hashize ukwezi ntasomye ku gacupa ngo ncurike inzoka, ntabwo byakunda. Inzoka niba icurikishwa n'iyo nzoga wanyoye, uri umurokore uzi yuko itorero usengamo ritemera yuko unywa inzoga, icyo gihe rwose ntabwo uba uri muri ba bandi Pawulo yavuze, ahubwo nawe uri iki, uri umupagani. Niba uvuga ngo urasenga, umukozi akaba yagukorera akagenda utamwishyuye, bikaba birangiriye mukaba utazigera unamwishyura, icyo gihe ntuvuge ngo umubo Pawulo avuga batagenda nk'abapagani, batari abapagani. Icyo gihe nawe uri umupagani, ukora iby'isoni nke. Hari iby'isoni nke byinshi cyane. Niba wumva kuba wabaho ushimisha Uwiteka utabishobora, ahubwo akaba ari akantu kakunaniye, uvuga uti rwose gusambana ngomba kubikora wenda gakeya ariko nkabikora, icyo gihe nawe menya yuko ukora iby'isoni nkeya. Ndetse icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gikomeye cyane, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibindi byaha bikorerwa inyuma y'umubiri, ngo ariko ubusambanyi bwo bukorerwa imbere mu mubiri. Rero icyo nicyo kigaragaza ko ubusambanyi ari icyaha gikomeye. Niba rero ukora iby'isoni, ntabwo uri mu Pawulo avuga ahamya yuko abo ngabo rwose batagikora iby'abapagani, ahubwo wowe uri umupagani wa nyawe. Rero dukwiriye kuva mu cyiciro cy'abapagani, mu cyiciro cy'abatagira ubwenge, tukajya mu cyiciro cy'abanyabwenge. Ntabwo kuba mvuga ubutumwa, kuba naba umuhanuzi, kuba naba umuririmbyi, kuba naba umwigisha, kuba naba umupasiteri, ibyo ari byo byatuma nitwa umunyabwenge. Ahubwo ibyo nkora nibyo bituma mba umunyabwenge. Ya mirimo y'abapagani niyambuye, kuba narayiyambuye, ibyo ngibyo nibyo bituma ndi umunyabwenge. Niba ukijijwe hari ibyo utagomba kuba ugikora, kuba ukijijwe, kuba utabasha, hari amagambo utavuga mu kanwa kawe utatukana, icyo gihe uba ukijijwe, icyo ngicyo uba warakiretse. Abapagani bagenda gutyo ntuba ukiri kumwe nabo. Rero dukwiye kwiyambura igomwa ryose, dukwiye kureka byose byatuma tutagaragara imbere y'Imana nk'abanyabwenge, tukiyambura ibituma byose tugaragara nk'abapagani imbere y'Imana, tukareka kuba abapagani ahubwo tukaba abejejwe imbere y'Uwiteka, tukaba baretse byinshi, tukaba baretse byose ku bwa Kristo. Pawulo niwe wanditse akavuga ati ibyo najyaga mbona nk'indamu yanjye byose rwose siko nkibibona, ubu mbibona nkaho ntabihari, mbibona nk'amase kugira ngo mbashe gusingira icyo Kristo yamfatiye. Niba Yesu adufitiye ikintu runaka, natwe dukwiriye kujya gute kugisingira. Rero kugisingira ni uko hari ibyo tureka,
ni ukureka bya bindi bituma tuba abapagani. Rero kuba umupagani hari amagambo byo byonyine wavuga akaba agaragaza yuko uri umupagani. Hari ibikorwa wakora bikagaragaza yuko uri umupagani. Niba ukijya ucyumva abantu bakoze ibintu bibi ugaseka ukishima ukanezerwa, uracyari umupagani. Imana irapfusha ugaseka. Dukwiriye kubabazwa n'ibyo biba mu bantu bakoze, ahubwo tukanezezwa nuko twabasengeye bagahinduka. Niba utabona ikibi kibera mu itorero ngo usenge, icyo gihe rwose nuvuge ngo ahubwo ukajya guseka. Oya, icyo gihe ntabwo uri mu bo Pawulo avuga yuko batakigengwa n'ibyahise, ahubwo batakiri abapagani. Icyo gihe uracyari umupagani. Hari imirimo iranga abantu batari abapagani. Gusengera abandi, uwo ni umurimo ukomeye. Gusengera itorero, gusengera umurimo. Imana tugire neza. Icyo ni ikigaragaza yuko utakiri umupagani. Kureka ubusambanyi, kureka kwiba. Buri wese hari ibyo yareka. Hari icyo yavuzeho ku mirimo ya kamere ndetse n'imbuto z'umwuka. Rero aravuga ati umwuka ararikira ibyo kamere yanga, ndetse na kamere ikararikira ibyo umwuka yanga. Rero nimba ukirarikira ibyo kamere ishaka, icyo gihe rwose ntabwo wari wava mu bapagani. Icyo gihe uracyari umupagani. Ariko dukwiriye gusenga, dukwiriye gusaba Imana imbaraga ikadukura mu cyiciro cy'abapagani tukajya mu cyiciro cy'abanyabwenge, tukajya mu cyiciro cy'abakiranutsi, tukajya mu cyiciro cy'Imana yishimira. Ntabwo umupagani yashimisha Imana, ntabwo byakunda. Ariko byose tubishobozwa na Kristo duha imbaraga, nk'uko Pawulo yavuze ngo bishobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kwizera Kristo niko kutuzanira ibyo byose, kukadukura mu bapagani, kukadushyira mu banyabwenge, kukadushyira mu bo Imana yifuza, kukadushyira ku cyiciro cy'abantu bizera, ko kuba afite kwizera, babandi batanyeganyezwa n'ibije, babandi batanyeganyezwa n'ibibonetse byose, babandi badashukwa n'imbaraga z'imyuka mibi, babandi badashukwa n'ibyo tubonye, badakurikira abantu ahubwo bakurikira Kristo. Kumwizera rero niko kuduhesha ibyo byose. Imana tugire neza. Kwizera Kristo niko kuduhesha gukiranuka, nk'uko Aburahamu yizeye bikamuhanirizwa no gukiranuka. Rero kwizera niko ngabo ikomeye dukwiriye kuba dufite mu gihe gikwiriye nk'iki ngiki, kugira ngo tuve mu bapagani ahubwo tujye mu biringira Imana, tujye mu bakorera Imana, tujye mu bakozi b'Uwiteka, tujye mu b'Imana yishimira. Izere Kristo, hanyuma ubashe gutsinda, ubashe kunesha. Utavuze ngo ngiye kera najyaga ndirimba ariko uyu munsi uri gusambana. Utavuze ngo kera ngo twajyaga tuzamuka imisozi ariko uri kunywa inzoga. Utavuze ngo kera twajyaga duse ariko utagisenga. Icyo nta kintu uba uri gukora, ahubwo wowe wageze mu bapagani wibwi, urimo kushaka kwemeza abantu murimo gukorana ibibi, ubabwira ngo twajyaga dusenga amasengesho y'iminsi 2, twajyaga dusenga y'itatu, umwuka akatuvugisha. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ibya kera, wibuka yuko umurimo wanyu muzahesha agaciro uwa mbere. Rero niba uri mu murongo, menya yuko nuvamo haraza kwinjira mundi. Rero dukwiriye gukorera Kristo, dukwiriye kumwizera, dukwiriye kumuhamya, kugira ngo tubashe kuva mu bapagani ahubwo tujye mu biringiye Uwiteka, tujye mu bafite Uwiteka nk'ibyiringiro byabo. Rero tureke ibidakwiriye ahubwo tujye mu bazi ibikwiriye. Tureke ibidakwiriye. Imana tugire neza. Hanyuma rero nta wundi wadushoboza ibyo uretse Kristo. Hari ijambo ry'Imana dusanga mu Efeso ibice 5. Imana tugire neza, ku murongo wa mbere haranditse ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Niba turi abana b'Imana, niba twizera Imana, niba twumva yuko Imana idukunda, muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero nimba koko turi abana b'Imana, niba twiringiye Imana, twigane Imana, twigane kugira urukundo. Urumva Imana yaradukunze, hanyuma inaturaga urukundo, iraruturaga kugira ngo twebwe natwe ubwacu tujye dukunda. Niyo dukwiriye kugira urwo rukundo.
nta kundi twava mu bapagani uretse gukundana urukundo Imana yadukunze, uretse kwiringira Kristo kuko twamuhawe kugira ngo atwitangire. Rero dukwiriye kumukunda tukamwizera. Nta kundi twava muri ibyo bibi, nta kundi twava mu bapagani uretse gukomeza gusenga tukiringira Imana yacu, tukigana Imana kubw'urukundo yadukunze. Ntabwo Imana igira imirimo mibi, niyo mpamvu dukwiye kurangwa n'imirimo myiza tukera imbuto. Rero nta kundi kwera imbuto uretse gushora imizi muri Kristo, tukaba ibiti cyangwa se tukaba amashami ashamitse kuri Kristo, kuko yarivugiye ubwe ngo ni umuzabibu kandi twebwe turi amashami y'uwo muzabibu. Rero ntago waba ishami ry'uwo mwami, ntago waba ishami rya Kristo utamwizeye, utari wava mu bapagani. Dukwiriye kuva mu bapagani tukamenya abo turi bo. Hari imirimo itakwiye kuturanga twebwe nk'abamenye Kristo. Ntabwo tukiri abana ngo turamizwe amata, ntabwo tukiri abo kwingingwa ngerega rwose ngo nimuze rwose muri Kristo arababarira ibyaha. Ayo magambo twarayabwiwe kenshi, twarayabwirijwe, ibyo twarabyumvise. Rero ntabwo tukiri abo kuramizwa amata. Ushingiye ku gihe tumaze, twakagombye kuba turi abigisha b'abandi. Niba uri umugabo umaze imyaka usenga, niba uri umubyeyi umaze imyaka usenga, tekereza mu myaka ishize yawe ingahe ntazi umubare wayo, uyitekereze yose, usubize amaso inyuma. Niba uri umusore, niba uri umukobwa, niba uri umwana, tekereza uko wasengaga, wibuke uko wajya gukora. Uyu munsi watanga ubamye ukavuga uti najyaga mara iminsi nsenga, najyaga nsenga, najyaga njya mu byumba, najyaga ngira gute. Ariko uyu munsi uwaza kukureba agasanga rwose utabirimo. Ariko ndagira ngo nkukumbuze, nkubwire ngo ukwiriye gusubira mu bihe wahozemo, ukava mu bintu bidakwiriye bikugira ubupagani. Nubwo umaze igihe mu nzu y'Imana wuzuye umwuka wera urawuzi, ariko wageze aho nyuma usubira mu bikorwa biguhindura umupagani. Ntabwo ibyo rero bidukwiriye. Dukwiye kugira umutima w'abantu Imana yishimira, dukwiriye kuvuga amagambo Imana yishimira, aya magambo tuva mu kanwa. Dukwiriye kuba ab'Imana yishimira, tukareka ubupagani, tukareka ibintu bibi. Uri umuntu wo kugenda ukavuga uti nyamara akantu gashariye niko kanezeza, niko gatuma mera neza mu mubiri. Yakose ibyo ngibyo biragukwiriye nk'umuntu wamenye Kristo, ibyo ngibyo biragukwiriye nk'umuntu wakijijwe, ibyo ngibyo biragukwiriye nk'umuntu uzi imirimo y'Imana, ibyo ngibyo biragukwiriye nk'umuntu wakagombye kuba uri umwigisha w'abandi. Ubwo se abarimo gukizwa abatoza iki? Urumva utekereje wasanga ari ntacyo. Ariko ndagira ngo winginge ngo ongera wige, ongera umenye. Twigishijwe na Kristo, yatubereye icyitegererezo, natwe rero yaduhaye kuba ibyitegererezo by'abandi. Ukwiriye kuba icyitegererezo, ukiranuka, utari umupagani. Wari wabona umupagani wigize ikigugu mu nzu y'Imana? Bavuga ngo dusenge, ngo igihe nahereye nsenga, ntabwo bikunda. Ngo twe tuba twarasenze guhera kera, ngo shamwe muri abana nimusenge. Wibuka yuko umurimo wa nyuma uraje uhesha agaciro umurimo wa mbere. Niba ari uko wumva ariko bikwiye kugenda, ntabwo bikunda rwose. Umenye yuko birimo kukurangirana. Ntabwo Aburahamu yaretse gukiranuka, ahubwo yakomeje gukiranuka kugeza ubwo yagize gute, yavuye mu mubiri. Ntabwo yabiretse. Ntabwo Eliya yaretse gukiranuka, ahubwo yarakiranutse kugeza ubwo yajyanwe mu ijuru. Ntabwo rero ukwiye kuvuga ngo nakiranutse guhera kera, ngo rero ubu ngubu ni iby'abana batoya. Wanaririmbye guhera kera, ubu ngubu ni iby'abana batoya. Ibyo ngibyo rwose urimo kwishuka. Ukwiye guhinduka, ukava mu bapagani, ukava mu mirimo y'abapagani, ahubwo ukajya mu bo Imana yishimira, ukajya mu bakiranutsi. Imana itwiteho, Imana iturengere. Ubwoko bw'Imana rero Pawulo arahamya yuko Abefeso ubu ngubu hari uko bameze, hari urugero bagezeho batakira abapagani. Natwe rero turahamya. Ese Kristo ubu yahamya yuko tutakira abapagani? Ubu ngubu twabaye abiringirwa, twabaye abo kugabirwa umurimo.
ubu ngubu uyu mwanya Kristo yatwirata imbere y'Imana akavuga ati itorero racunguye, umuvugabutumwa natoranije hariya, umuhanuzi nahaye umwuka wanjye, uwo nagabiye umurimo wanjye ngo mbere umudiyakoni. Ubu ntabwo akiri umupagani, asigaye akora imirimo yo gukiranuka. Umusore nk'uriya njye nitoranije nkamuha agakiza kanjye, uriya ntabwo akiri umupagani, arakora ibyo gukiranuka. Ubu ibaze ngo Kristo niko yagutekereza, niko yaguhamya imbere y'Imana. Natwe rero dukwiriye guhinduka abahamya, dukwiriye guhamywa na Kristo, dukwiriye gukora ibizima, dukwiriye kuva mu bitwanduza, mu bituma tutaba abakiranutsi, tukareka ibituma tuba abapagani, tuba batagira ubwenge, tuba abantu batazi ibyo barimo. Ukwiriye gukiranuka, ukwiye kumenya icyo wahamagariwe, ukwiye gukora umurimo w'iyaguhamagaye. Dukwiye gushaka Imana bigishoboka, dukwiye kwambaza Uwiteka akiri bugufi. Imana itwiteho kandi Imana iturengere. Bwoko bw'Imana rero dukwiriye gukora imirimo y'Uwiteka, dukwiriye kuva mu igomwa ryose, dukwiriye kwiyambura ibibi byose byatuma tuba abapagani, ahubwo tugahinduka iki? Abakiranutsi, nk'uko ari byo Imana itwifuriza, ari nabyo idushakaho. Kristo nicyo adushakaho, akwiriye kuduhamya avuga yuko tutakiri abapagani, ahubwo twahindutse abakristo, twahindutse abe. Atakitwita abagaragu, atakitwita abigenga, oya, ahubwo tugaba dusigaye tugengwa n'umwuka wera. Nimba utagengwa n'umwuka wera, ntabwo uri umupagani, byararangiye uri umupagani. Rero niba Imana yaraguhamagaye ikakugabira umurimo, ikakugira umudiyakoni, hari imirimo igenga abadiyakoni, hari imbuto z'umwuka wera zikwiriye kugenga abari mu gakiza k'Uwiteka. Izo ngizo nimba utarimo kuzera, menya yuko uri umupagani. Niba utagira guhamya Uwiteka, uri umupagani, ntabwo uri umukiranutsi, ntabwo uri mu Imana yishimira. Niba uzi ko ukora umurimo w'Imana ukanawuvangavanga ukagira ibibi ukora, menya yuko ntabwo ukiri mu Imana yishimira, ahubwo wamaze kugera mu bapagani. Rero tureke iyo mirimo yose yatuma tutaba ab'Imana yishimira, ahubwo tube abapagani. Tureke kuba abapagani, tube ab'Imana yishimira. Imana itugire neza. Twirinde rero iyo mirimo yose, ibyo byatuma dutekereza ngo tuve mu by'Imana ikunda, ahubwo tuba abapagani. Oya, ibyo ngibyo tubireke, ahubwo tube ab'Imana yishimira. Niba uri umubyeyi, haranira yuko Imana ikwishimira. Niba uri umusore, haranira yuko Imana ikwishimira mu busore bwawe. Niba uri umugabo, nawe haranira yuko Imana yakwishimira, itakubara nk'umupagani, itakubona nk'utafite icyamazi, itakubona nk'umupfu, oya, ahubwo ikakubona nk'umunyabwenge imbere yayo. Imana itwiteho. Hari imirimo tuzi twakora, Imana ikatubona nk'abanyabwenge, ntitubone nk'abapagani. Iyo rero niyo dukwiriye gukora, kuko twarigishijwe bihagije, twarabwiwe bihagije. Umwuka yaratubwiye, umwuka yaradusobanuriye, ijambo ry'Imana twararisomye, twararisomewe. Hari n'ibyo twisomeye natwe ubwacu, hari n'ibyo twabonye n'amaso yacu. Ibyo rero bidutera gukora iby'Imana ishaka, bikadutera kuva mu igomwa ryose, ahubwo bikadufasha kugira gute? Kuva mu bapagani tukaba Imana yishimira, tukamenya yuko agakiza ariyo ngabo yacu twahawe kugira ngo tuyirwanishe. Rero twizere Kristo, twizere Imana, tube mu bushake bw'Imana, tuve mu bapagani, tujye mu Imana yishimira. Kuko Kristo ubwo yaza agasanga ukiri umupagani, menya yuko byaba birangiye, menya yuko icyo gihe ijuru waba urihombye. Niba wumva yuko uri umukiranutsi, ariko ukaba utarimo gukora iby'Imana ishaka, tuvuga uri umuririmbyi, ariko kubera yuko uba mu baririmbyi ugakora utundi tuntu tudakwiriye, menya yuko icyo gihe ntabwo uri mu Imana yishimira, ahubwo icyo gihe wageze mu bapagani. Rero Kristo aramutse aje, ntabwo amubwira ngo nararimbaga, ntabwo amubwira ngo nari umuhanuzi, ntabwo amubwira ngo najyaga nkora gutyo, oya, ahubwo icyo gihe byaba birangiye. Icyo gihe waba ugize gute? Waba ugiye mu batagira ubwenge, ijuru waba uribuze. Menya yuko rero isaha ku isaha utazi, Kristo yagaruka gutwara itorero, kandi wikomeza kuvuga ngo kubera yuko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi ngo nkore ibyaha bisaga. Oya, ntabwo
dukwiye gukora ibyaha byinshi ngo nuko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi ngo nuko Imana ibabarira, ahubwo dukwiriye kwirinda ibyaha. Dukwiye gukora uko dushoboye tukirinda ibyaha, tukava mu byaha, tukareka ibyadutandukanya n'umwami wacu, tugakora iby'Imana igize gute idushakaho. Imana itugire neza kandi Imana ibe mu ruhande rwacu, Imana idutegekere. Bwoko bw'Imana, ibihe turimo naho ibyaha byinshi byamaze kwezwa, byamaze gutunganywa. Umuntu akora icyaha kumva yuko nta cyaha kirimo, ariko menya yuko nimba ari ukumeze Umwuka Wera ntakiri mu ruhande rwawe. Ariko nyamara niba Imana iri mu ruhande rwawe, ukwiriye kumenya yuko niba ukoze icyaha ukwiriye no kukihana, ariko ukamenya yuko ukwiriye no kwirinda icyaha. Ntabwo uzagendana agakingirizo ngo nibwo uri kwirinda ubusambanyi. Oya, ubwo nyine ushaka gusambana ahubwo uri bukoresha agakingirizo. Ntabwo rero icyo gihe uvuga ngo urimo kwirinda ibyaha. Oya, ahubwo ubwo urimo kugisasira kugira ngo uvuge uti nkoreze gutya nta cyaha kirimo. Ntabwo rero ibyaha twarabibwiwe ni byinshi cyane. Ntabwo ari ngombwa ngo twirwe tuvuga ibyaha tubirondore. Tuzi twese ibyaha, tuzi byinshi cyane n'ibyari byo. Rero dukwiriye kwirinda ibyo byose byatuma dutandukana nande na Kristo umwami wacu watwitangiye, tukareka kumubabaza. Ntitubabaze Umwuka Wera twahawe, twamuhawe kugira ngo atuyobore, twamuhawe kugira ngo atubwire ngo icyo ni icyaha, icyo wakoze ni icyaha, ukwiriye kwihana. Niba rero utihanye icyo gihe ubabaza inde? Umwuka Wera umuyobozi wahawe. Ariko Imana ikomeze kutugira neza, iduhaze ubwenge, iduha ubufasha bwo kumenya yuko ibyaha bigize gute ari bibi. Imana itugire neza kandi Imana ituyobore mu izina rya Yesu. Reka dusenge kugira ngo dusabe Imana ikomeze kubana natwe, Imana idushyigikire, Imana iduhe imbaraga kandi tuboneke mu bakiranutsi kuboneka mu bapagani. Imana itwiteho. Turagushimiye mwami Imana, turagushimiye Imana ishobora byose, turagushimiye Imana yo kwiringirwa, icyubahiro ni cyawe. Urakoze kubanye natwe, tumenye ko dukwiriye kuba mu bakiranutsi tukareka kuba mu bapagani. Mwami Imana, ibyo turabimenye kuko ijambo ryawe ribitubwiriza, icyubahiro ni cyawe. Ndagusabye rero ngo bana natwe, ndagusabye ngo tugire neza, ndagusabye ngo twambike imbaraga, duhe kumenya ubwenge bwatuma tuba abakiranutsi ntitube abapagani. Buri wese wumvise ijambo ryawe muhe Uwiteka kumenya byimazeyo igikwiriye, icyo akwiye gukora kugira ngo areke kuba umupagani. Tugire neza cyane, Umwuka Wera akomeze kutuyobora, adushyigikire mu izina rya Yesu mbigusabye, amen.